Deborah ni umukobwa, ndacyari umukobwa. Yes. Gusa benshi bavuga ko nkuze nyine ndi umumama ariko ndacyari umukobwa. Mfite imyaka 38. Ngo murabona. Yendi isugi. Uri isugi. Ndate se. Kumba mbona mu ntinya bimeze bite? Ati shase najya gutereta umukobwa undusha ifaranga. Nuko ati ahubwo wowe wagakwiye kutwiteretera. Narize kwiga biranga nyine mbona ntago biri gukunda. Nkajya njya gufira imyenda mu rugo rw'abaturanyi mbona biranze. Nshaka akazi i Kigali mu kabari. Nukuvuga ngo nararamo. Hari igihe ndaramo hari n'igihe ntaha. Yes. Nuko ndangije umugabo yanga gutaha. Abangwa ararara hano. Atararara hano. Ya mana nta anterese namwemera uriya. Ya mana nerese namwemera. Ati ya mana nerese namwemera kandi abasore bose ngewe narabakatiye na musore ngewe nyene ariko ya mana aramutse ngezeho ewana. Namuhereza ubusugi bwanjye ngabo muhereza. Oh yeah, sikaze kuri Shari Fab Official kuri YouTube channel kano kanya. Nkuko mubibona dufite umukobwa mwiza hano imbere, uracyari kumwe nanjye Legit Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women, Self Madam Child Led Yourself Neonatal Madam Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-marriage Counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Yes, nkuko mubona turi kumwe hano n'umukobwa mwiza cyane. Tudatinze ngo dutindire abadukurikiye, watangira wibwira abantu bari kudukurikira kano kanya kuri YouTube channel yacu. Amazina yanjye ni Uwase Deborah. Amazina yawe ngo ni Uwase Deborah. Yes, turi kumwe na Deborah nkuko mwabyumvishe amaze kubibwira. Aha, ubundi Deborah ni muntu ki? Deborah ni umukobwa, ndacyari umukobwa. Yes. Gusa benshi bavuga ko nkuze nyine ndi umumama ariko ndacyari umukobwa. Ese ubona biterwa n'iki ko bavuga ko ukuze cyangwa uri umumama? Ubundi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 38. Ufite imyaka 38. Yes, kandi uracyari umukobwa. Okay. Ubu kano kanya twagusuye iwawe ahantu ukorera. Abantu wenda bari kugerageza kureba hano bari kubona business zawe urimo kugenda ukora kugira ngo ubundi ubone ikigutunga. Wowe ubundi mu buzima busanzwe ni igiki ukora nk'umwuga mu buzima bwawe buri munsi kugira ngo ubashe kubaho, ubashe gutunga umuryango wawe cyangwa se icyo wifuza ubashe kuba wakibona? Nkunda gucuruza, ni nabyo nkora, ni naho nsanze nyine ndi kubikora. Nkunda gucuruza, ni nako kazi nkora. Yes. Yeah. Okay, ukunda gucuruza. Waduha urugendo rwawe mu bucuruzi aho watangiriye ndetse naho maze kugera kano kanya? Ko byari bigoye. Rero ukuntu byagendekeye ubuzima ntibwari bworoshye. Ndangije narize kwiga biranga nyine mbona ntago biri gukunda. Nkajya njya gufira imyenda mu rugo rw'abaturanyi mbona biranze. Nshaka akazi i Kigali mu kabari mbona naho biranze nyine. Impamvu byanze ariko ako kazi ko mu kabari nari nabonye nabonaga abagabo baza bankorakora. Mbona biranze nyine. Ndangije nyine nirangurira avoka nkajya nzicuruza. Nza kubonamo igishoro nyine nkakora nyine. Nkajya ndangura ibindi, nkarangura ibijumba. Yego. Nkarangura n'imyumbati nyine nkacuruza. Ugacuruza. Nza kugenda wenda mbona akazi ko gukoreramo nyine. Ndangije nkajya ngira gutyo ngenda mbona na bino ntera imbere uko nguko. Bigenda biza. Gusa ntibyari utangira wenda muri gahunda yawe y'ubucuruzi wahereyemo ku mafaranga angahe?
ntangira igishoro se cy'avoka bwa mbere ntangira ibi. wowe utangira umunsi wa mbere avuze ngo njyewe ni nyobotse inzira yo gucuruza cyangwa se kwiyemeza kuvuga ngo ngiye kwikorera ngiye ku giti cyanjye nta muntu uzongera gukora. Batubwiye yuko wakoze i Kigali ahantu henshi hagiye hatandukanye ariko ubona ntibiza kuvamo. None wowe ubwawe nka Deborah umukobwa witeje imbere sibyo, wowe ubwawe amafaranga wahereyeho utangira uvuga ngo ubwa mbere ninjiye muri business ni amafaranga angahe? Bwa mbere ayo mafaranga ndayibuka ni 1000 nari nagujije umukire duturanye. Ariko naranguye voka bwa mbere ndabyibuka zirankundira, mbona igishoro natanze, mbona n'inyungu zazo, mitanangaye ya mafaranga nari nagujije sigarana igishoro cyanjye bwite nta muntu ndi mideni. Nuko ntangira uko nguko natangiye ku inote y'1000. Utangira ku inote y'1000 urangura voka. None 1000 kimaze kubyara amafaranga menshi. Yes. Okay, noneho ubu kano kanya ni ibihe bikorwa umaze kugeraho kuva utangiye business? Murabona ino nzu ni yanjye, nanubatse inzu. Nibi byose ni byanjye. Mfite n'amahene naragije, n'ingurube naragije. Mfite n'indi nzu ku ruhande niyubakiye nini nziza ifite amabati 46. Yes. Urumva ko ari nini. Yego. Byose birimo barayinyishyura nayo barayinkodesha bakayinyishyura. Yego, byiza cyane. Urumva yuko umukobwa wacu turi kumwe witwa Deborah amaze kujya kuri byinshi kandi yahereye ku mafaranga 1000 nkuko mwabyumvishije. Nawe rero aka niko kanya kuba we yakumotiva nawe ukaba wabasha gukora. Urumva ko yatangiye acuruza ikintu bita voka. Kano kanya ubu ngubu cyamaye iduka, afite amazu, afite amahene, afite ingurube, afite inkoko. Ewana urumva ko amaze kugera ku rwego rwiza kandi rushimishije. Ese Deborah watubwiye ngo ufite imyaka 38. Waduha wowe ubwawe ku myaka 38 nta musore mwe mwakunda naho? Arahari. Ariko hashize igihe. Ariko ibintu by'abasore kuko nabyigije ku ruhande. Impamvu nabyigije ku ruhande kuko nkundana n'uwo musore ukuntu byagenze. Twarakundanye yacamo igihe akajya mbeshya ngo tuzabana nyine kuko nari maje kubona nyine ndi kugenda nkura. Ambeshya ngo tuzabana, amafaranga nkoreye nkayamwereka akagenda akikuramo akajyana ku bandi bakobwa. Nyuma nyine nza kubivamo uko nguko nyine turatandukana, mbivamo ibyo ngibyo byo kujya mu bagabo. Ibintu by'urukundo urangije wowe ubwawe uhita ubivamo. Neza cyane. Muracyari kumwe nanjye Shanfab Ipfundo Nyaryo. Niba rero ukomeje kuryoherwa n'ikiganiro cyacu ndagusabye duhe like, nibishoboka ukore share nibura abantu 5 kandi ntiwibagirwe gutanga comment bitewe n'ikiganiro turi kumwe n'uno mukobwa. Ikintu cya mbere nshaka kugusaba wowe dukurikiye kano kanya, wowe muri comment shyiramo agatima. Shyiramo agatima wereke ko wishimiye Deborah kano kanya turi kumwe. Urukundo rwanyu wenda ruzi ni rwinshi cyane kandi ntabwo muhwema kudutenguha. Ibiganiro byose tugenda ducishaho kuri YouTube channel yacu muri kano kanya. None Deborah ndashaka kubaza nizihe nama wagira umuntu w'urubyiruko cyangwa se umwana ukiri mutoya wifuza iterambere muri rusange, nize nama wamugira kugira ngo nawe abashe kwiyubaka wenda abashe kuba yagera ahantu ugeze nawe ubwawe? Inama zo ni nyinshi usibye ko urubyiruko rw'ubu ngubu ushobora kumubwira uti gira inzu uko nguko akagira ngo wenda ni ukugira nyine ni ukumubuza amahirwe y'ibyo arimo, akumva ko inzira arimo arizo za nyazo. Ariko gusa inama nagira ni urubyiruko ni ukudategereza ibivuye ku bagabo bakikorera. ni ukudategereza ibivuye ku bagabo bakikorera bagakura amaboko mu mifuka. Kandi batubwiye ko wowe watangiye ku 1000, ni ukuvuga ngo amafaranga make yari yose ushobora kuba wayakoresha kandi ukaba wagera ku ntsinzi ndetse n'ibyo wifuza. Deborah
kano kanya turi iwawe, hano harimo amabyeri ndi kuyabona menshi, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese niba ucuruza hano mu kabari nta mbogamizi wari wahura nazo cyangwa se muri business yawe uba urimo gukora? Icyo kintu uvuze ahubwo ni nyinshi ahubwo hari ikintu cyanzengereje. Hari umunsi umwe nyine hari umuntu waje kunywera iwanjye avuye no kunywera ahandi, aza nyine agacupa karimo. Nyine iyo umurebye nk'uwo nguwo bisaba ngo umutware neza, mugendane. Nuko araza mbamo hano nyine, mbamo na hano kugira ngo ndebe uko bimeze. Ni ukuvuga ngo nararamo, hari igihe ndaramo, hari n'igihe ntaha. Nuko ndangije umugabo yanga gutaha, aravuga ngo ararara hano. Atararara hano ukuntu byagenze umfata. Ndangije umugabo ndamubwira ati wambabariye ko kugasohoka, nyine ari yankwereye hano yasinze, ati sinshobora gutaha ndarara hano kandi turararana. Nuko uwo mugabo arangije arasohoka, agiye kwihagarika. Ndangije ndagira mfata urugi mpita nikingirana, ariko asohotse ncunga asohotse agiye kwihagarika mpita nkinga. Ariko ari yanze gusohoka neza ari kuvuga ngo turararana. Urumva nyine duhura n'imbogamizi cyane cyane igitsina gore. Birumvikana biba bigoye cyane muri ubu buzima. Hano n'ucuruza na byeri, kenshi hari abantu benshi baza banyweye byeri cyangwa se bakazanga bakazinywa, ariko wenda bakaba bifuza gukora ibindi bintu. Ese wowe mu bakiriya ugira, nta mukiriya ujya ubona wenda gerageza kwegera kugira ngo wenda mubashe kuba mwagira ibindi bintu bindi ku ruhande mwakora? Ahubwo igitsina gabo ngiye mbona kintinya. Impamvu kintinya ni iki, naje kwegera igitsina gabo turaganira nyine ku muntu nisanze, ndatese kumba mbona mu ntinya bimeze bite. Ati shase najya gutereta umukobwa undusha ifaranga. Nuko ati ahubwo wowe wagakwiye kutwiteretera. Nuko nyine sanga ikibazo nuko bantinya nyine bitewe n'icyo kintu. Bisobanuye yuko n'ubundi baragutinya wowe ubwawe kubera yuko wowe babona ufite amafaranga bakagutinya, ntibabashe kukwegera. Ese muri iyi minsi nta musheri ufite cyangwa se umukunzi muri kumwe? Nawe none se watubwiye ngo ufite imyaka 38 kandi igihe kimwe kugenda, burya iyo umuntu ageze kugera 38 ari kugenda akuramo gake. Rero ikintu ndimo gushaka kukubaza, ese bora hari umugabo mwari mwabonana kuvuvutse? Nta mugabo murabonana? Yandi isugi. Uri isugi? Ati ndi isugi nanjye ku myaka yanjye 38 nta mugabo nari nabonana nawe. Byiza cyane kuba uri isugi. Se wowe ubwawe wumva ari ze ndangagaciro bifite mu gihugu cyacu? Erega urubyiruko rw'iki gihe nyine rujya kwishora mu mibonano mpuzabitsina rukiri ruto. Ariko ngiye bitewe n'uburyo nakozemo ntabwo nigeze mbibonera umwanya bw'ibyo bintu. Nta mwanya nigeze mbibonera. Rero kugeza n'ubu ngubu mba numva nta mwanya mbifitiye. Ubundi mba numva nakora nkajya imbere, nkavaho nkajya hisumbuye. Nta mwanya njya mbonera w'ibyo ngibyo. Nta mwanya ujya ubibonera w'ibyo ngibyo. Yes, byiza cyane. Okay, bora turacyaganira n'abakunzi bacu barimo kutureba kano kanya. Bakomeze bandike muri comment ibibazo byinshi cyangwa se ibindi bifuza kuba bamenya kuri wowe. Ese wowe ubwawe ntujya ubona umusore ngo wumve uramwifuje, wumve hari ukuntu byagenda? bibaho nyine. Hari igihe nyine nari ndi kumwe n'umusore, turicara ambwira ati fata akantu dusangire. Nyine turicara turi kunywa nyine
hari ukuntu ntago wasangira n'umusore atari kugukoraho nyine wumva bikujemo nyine binzamo uko nguko bimbaho nyine bikubaho ukumva noneho reka tuganira kuri iyo story y'uwo musore byiza cyane iyo story wenda tuyiganiremo gakeya bitari umwanya muremure wari kumwe n'umusore sibyo akagukora ukumva wenda urimo kumwifuza se ubwawe wumvaga umeze ute cyangwa nize feelings icyo gihe wumvaga ufite numvishe nyine mu mubiri mpindutse numva mbaye ukundi kuntu kuko naranasohotse uwo munsi burambwa si ko amaso yatokoye nuko nyine nuko bigenda uko gusa nyine byabaye nk'ibintu biratandukanye ni ibintu nyine byanjemo uko nguko nyine nanabitekerezaho cyane kuko n'ubundi ntigeze nanabikinisha nyine bigenda uko nguko tukiganira n'abakunzi bacu ese wowe ubwawe icyo gihe wiyumva gutyo bigenze gutyo kandi wanahindutse we ubwo uwo musore wamucitse gute mwatandukanye gute dutere story kugira ngo n'abantu badukurikiye babyumve ntabwo nabeshya ko ntamusomye twarasomanye mwarasomanye ariko ntabwo mwigeze mukora imibonano mpuzabitsina wapi yes nyine nande kugira ngo uburyo wayikuye cyangwa se nawe yagiye dutere iyo story neza gatoya iminota mike nyine nabonye nawe ahindutse turangije nyine gusa nyine nahise mwirekuraho nyine mu ruhande nyine nsubira gucuruza gusa nyine nabonaga nawe yahindutse niyo mpamvu nahise mbireka nyine gukomeza kumwegera cyane ujya wumva se ubusugi waba utakaza kuko nkunda ariko kukunda watubwiye ko nta muntu umufite kano kanya wenda muri gukundana urumva ko Bora nawe akeneye umukunzi we wumva uri tayari wamwegera mukazabihuza ahubwo ati amafaranga arayafite nta kibazo abantu rero mujya rimwe na rimwe mutinya abakobwa bafite ngo amafaranga ngo ntabwo mwabatereta murumva yuko abahaye story ababwira ati mujye mutereta abantu bafite amafaranga nta kibazo kiba kirimo muba mwitinyira ubusa sibyo kuko icya mbere ni ikintu umugabo sibyo okay Bora nize mpano mu buzima bwawe wiyiziho nize ku mpano yo gucuruza nkunda gucuruza kandi ndagucuruza yes yo mpano narakinishije bwa mbere okay none se Bora wumva wowe ubwawe wazashaka umugabo ryari ko bitari vuba nibura nka 49 nibura nka 49 wamwumvishe Bora ariko nkuko yabivuze umumuri hafi mukabyumva kimwe byakunda ariko umva yuko nibura nta gahunda afite yo gushaka umugabo vuba okay nizihe nama noneho wagira urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane no idakingiye rimwe na rimwe bamwe bakaba batwara inda zitateguye batabiteguye nize nama wabagira nama nabagira kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ukuramo ingaruka nyinshi ari igihe ushora mu mibonano mpuzabitsina ukiri umunyeshuri wagakwiye kwiga bigatuma uva mu ishuri ukanduramo ibyo birwara warangiza ukagira ukumva nyine urihebye nyine kandi wagakwiye kubyirinda inama nabagira rero ni ukutishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye wenda wakumva byanze wenda ukikingira ariko gusa sinabibashishikariza ibyiza ni ukubireka ibyiza ni ukubireka uracyafite impanuro nk'iz'abantu bakuru rwose kandi nzi ko umuntu uri kudukurikira yaba ari urubyiruko ubu kano kanya
nawe hari ikintu akuyemo n'imico n'imyifatire ashobora kugira kandi anakugendera. Watubwiye ko umaze kugeza imyaka 38 kandi kano kanya ukiri isugi. Biragoye cyane muri iyi minsi kusanga umuntu ungana nawe ukiri isugi. Okay, wenda niba nta kwinjira mu buzima bwawe cyane, wabaye umwana, yego? Yes, niba waraba umwana, niye nkuru none itangaje waba wahuriye nayo mu bwana bwawe utazibagirwa muri kano kanya? Ndagira ngo iyo nkuru tuyisangize abantu badukurikiye kano kanya. Inkuru ni ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Mu rugo nyine ntabwo twari twifashije, nyine twari turabakene nyine tubana na mukecuru wanjye. Umunsi umwe mama yagiye yarafite akazi nyine kamuhemba udufaranga dukeya nyine ari uduhahira. Umunsi umwe mukecuru atetse, kuko njye nari nyiri umwana, numva inzara iranyishe, ndagenda urabona ko akundi bapfundikira ibijumba bagashyiramo igikoma hejuru, ikirere bagagipfundikiza. Ndagenda nkuramo ikijumba, arangije ankubita inuza, murabona umwuko uwandi basongesha ubugari, ankubita umwuko w'ikibuno. Icyo kintu ntabwo nzigera nkibagirwa, nanone ngo bicyacyandemo. Iyo nkuru burya buri muntu wese afite inkuru mu bwana bwe, mu buto bwe ibitangaje, nayo mpamvu ugomba no kuyisangiza n'abantu. Atagukubita umwuko, sibyo? Tuvuga ngo yaje gukubisa. Icyo gihe warabyimbiwe, urababara, urarira, waje guhozwa n'iki? Nararize nyine. Ntago nahoze, nararize kugeza mama avuye mu kazi. Mama mbarije icyambayeho nyine ndabimutekerereza, biba n'ibintu birebire nyine. Mama baratongana kuko nyiri muto ninjye wakoraga ibintu byose byo mu rugo. Najya kuvoma nkaheka murumuna wanjye ku mugongo nkamujyana kuvoma, akavuga ati se ko ntacyo atakoze ahangaha, niba umwana arafashe ikijumba gukuramo ikijumba, njye ndumva kuba umwana yakozemo ikijumba ntago wari kumukubita umwuko, kuko none se numva ngo no gukubita umwuko umwana ni bibi. Nuko nyine ati gukubita umwuko umwana ni bibi. Ese Deborah, wowe ubwawe urukundo urufata ute muri rusange? Urukundo uko ndufata ni ibyiyumviro ubundi ugirira umuntu, ni ukumugira ibyiyumviro nyine, ukumva nyine ubikurimo nyine, ibyo byiyumviro nyine bikurimo. Nicyo navuga nyine ku rukundo. Yes, niko ufata urukundo. Ese bo, mu buzima bwawe ni irihe terambere wifuza kugeraho ejo hazaza birenze iryo ufite kano kanya? Iterambere nifuza kugeraho, ndashaka kubaka etaje. Yes. Ariko namara kubaka etaje nkashaka umugabo, kabyara abana babiri, nibo nifuza. Imana impaye umuhungu n'umukobwa byaba ari byiza. Impaye icyo yama cyaryo cyose, ariko ndifuza abana babiri gusa. Ati nitwa Bora kano kanya, njyewe intego zanjye ndiho. Ni nayo mpamvu ubona n'iby'abasore cyangwa se iby'abagabo njyewe ntabirarikiye cyangwa se bitandaje ishinga. Ati njyewe target yanjye mfite no kubaka etage hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, nawe wagira inzozi nziza nk'izi ngizi, kandi urumva yuko ari mu nzira y'iterambere, kandi ndabizi neza ko Imana nuyizera ugakora kandi ugashyiramo ingufu cyane nk'uko n'ubundi urimo gukora, byanga byakunda uzagera ku iterambere wifuza. Ese Deborah, nuwe muhanzi mu Rwanda ukunda cyangwa ufana? Umuhanzi nkunda Yamana. Yamana, mumbwirira ikintu kimwe cyonyine.
yamara ngo ukuntu ajya mu kiganiro akaba nkumbuye mama. Ati nkumbuye mama. Ati nkumbuye mama. Bamwita ya mpano kwere. Wamuhaye ubutumwa butoya tukabumushyikiriza. Ikintu nshaka kubwira abana ndamukunda cyane. Ndifuza kumubona nyine tukabonana amaso ku maso nkabimubwira ko mukunda. Gusa ndamukunda nyine, nkunda ko iyo agiye guhanga ibintu aba yagize ibintu karagitereze wamubonagamo ishusho wamubonagamo ntago ari yongera kumubonamo, nicyo mukundira. Yes, ati nicyo mukundira. None se Deborah, ubu kano kanya tuvuge wenda ya mpano murahuye, ni kihe kintu cya mbere wakora mbere yuko munavugana? Ya mpana nta anterese namwemera uriya. Ya mpana anterese namwemera. Ati ya mpana anterese namwemera, kandi abasore bose njyewe narabakatiye nta musore njyewe nyine, ariko ya mpana aramutse angezeho ewana namuhereza ubusugi bwanjye ngabumuhereza. Byiza cyane. Bamwita Paul. Ese ufana umupira w'amaguru? Ntabwo ufana umupira w'amaguru. Okay, nice. Dukomeze rero, noneho turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Noneho ugira icyo ubwira abantu badukurikiye kano kanya. Ikintu nabwira nyine, yaba umubyeyi, yaba umwana, yaba umusore, yaba umukobwa, ikintu nababwira nuko umubyeyi, icyo nshaka kubwira ku babyeyi nuko begera abana babo bakabereka inzira ya nyayo bakwiye gucamo. Bakabereka inzira nyayo bakwiye gucamo. Hanyuma icyo nabwira abasore cyangwa inkumi, cyane cyane nuza igitsina gore mugenzi wanjye, icyo nababwira, hari umuntu uba wiringira akaba ati runaka aragira aramaye amafaranga, shusho wanjye aramaye amafaranga, ndategereza umugabo aza hahe. Kubera iki se wowe utabikora? Kubera iki utabikora? Rero nuko nyine bafata umugore n'umugabo bafatanya, ariko uwo mukobwa we ukiri umukobwa nuko yakura umufuko mu mufuka, ntategereze ngo runaka arakenera kunsukisha, nkeneye kwambara umwenda uhenze, nkukuye kuri runaka, kuki utawigurira se? Inama nabagira ni ugukura amaboko mu mufuka tugakora. N'umusaza yarabivuze, dukore. Ati dukore. Cyakoze nakunze spirit yawe ufitemo n'umuhati ufite wo gukora no gushakishamo amafaranga. Ibi ni byiza cyane, ni ibintu bigaragaza yuko waha motivation y'urubyiruko, hanyuma narwo rukaba rwabasha kujya muri uwo mujyo w'iterambere. Nkuko rero mubona, twe turi kumwe n'umutumirwa wacu nkuko yabibabwiye, bamwita Deborah, umwana mwiza cyane, imyaka 38, akiri isugi. Yabibabwiye, yavuze ati ya mana njyangezeho ubusugi bwanjye nawe umuhereza. Urumva ko ibintu ari byiza cyane. Yes, bari muri kumwe nanjye Sean Fab Official kuri YouTube channel kano kanya. The God of women, save mother and child, led use of neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Yes, umugore n'umwana imbere cyane. Yes, ciao ciao.